muri Kongo baranibyariyeho ariko hano mu Rwanda naragezeho nitiri umwana mutoya cyane nabo ni bantu barandeze muri Kongo baranibyaye Rwanda rukanirera oya pe nitabeshe ni bwa mbere nyine ni bwa mbere kubijyamo nanjye sinzi ko nayisanze ndi mu bya filime kubera kuva ubwana bwanjye nari nikunda ibintu bya filime birasa saa 2 tukataha saa 12 nuko nta kibazo kabisa turakinira nta kibazo barya bana kwita mu diaspora. Ladies and gentlemen, reka ntangire mbasuhuza aho muherereye hose hirya no hino ku mpande enye z'igihugu, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba, yewe no mu mujyi wa Kigali, hariho natwe duherereye mu nkengero zawo. Njyewe basuhuza nitwa Shirumuteto, umunyamakuru wa YouTube channel yitwa Vision Production. YouTube channel ushobora gusanga ibintu bitandukanye, ibiganiro, filime nyarwanda, comedy, ibintu byinshi bigiye bitandukanye, yewe niba bishaka tukwigisha n'utuntu twinshi tugiye dutandukanye. Nkuko mubireba rero ntabwo ndi njyenyine, yicaranye n'umukobwa mwiza cyane hano, twagira ngo nabatangira twibwira. Yes, njyewe nitwa Amani Mupendwa. Amani Mupendwa, nkuko mubyumva rero muri kumva ko biri kose ntago ari umunyarwanda, barya bana kwita mu diaspora. Ntago ari umunyarwanda anyway, ariko ubwo turi kumwe nawe ni uwacu, nawe ni umunyarwanda. Aha rero turi kuri tere aho bari barimo gukorera bashutinga filime. Yego, Yes. barimo bashutinga filime yitwa Umwanzi wanje ninde? Umwanzi wanjye ninde. Who is my enemy? Kibura nanjye hari ukuntu njya menya nimba icyongereza, hari ukuntu njya nyigeramo gakeya. Tubasanze kuri tere rero, ubu ni episode ya kangahe muri gukora buriya? Nyakangahe ati. Anyway, ushobora kuba uri kubona bakamo gake, ariko ushobora kuba ari nk'iya 11. Okay. Murumva ko rero abantu mwacikanwe mwasimbukira kuri Vision Production. Iyo film ushobora guhita uyisanga guhera kuri episode ya mbere kugera kuri episode ya 10 n'iriho, iyi ni ya 11 bakoraga, nagiye kujyaho mu minsi mikeya. Hanyuma twagira ngo tubwire ukuntu biba bimeze kuri tere, uburyo bitangira n'uburyo bisoza, mbese ubona gukora filime n'ibintu byoroshye gutyo umuntu wese yapfa kwishoramo. Biroroshe n'ubishyiramo imbaraga, biroroshe cyane ntago bigoye. None se tubwire ukuntu wisanze uri mu gukina sinema, kuko hari abantu bajya bavuga ngo kujya muri filime nyarwanda cyane cyane uwo mukobwa igare kuba wagiye kuba indaya z'abakinnyi runaka cyangwa se z'aba producer, abantu badirectinga ayo mafilime. Tubwire ukuntu wabyisanzemo, ese ibyo bintu abantu bose babavuga wewe ntabwo byaba byarakugezeho? Maramatse kaba dukurikiye bose. Cyane cyane biriya bintu byo kuvuga ngo wakinye filime wagiye kuba indaya, njyewe kubwanjye na barabesha kabisa. Barabesha kuko turaza tukakina bisanzwe, turatangira saa 2 tukataha saa 12. Nuko nta kibazo kabisa turakinira nta kibazo. Niko hari ukuntu njye numva ngo hari ukuntu umuntu ajya kuri tere ngo bakagukoresha guturuka mu gitondo, guturuka icyo gihe saa 2 kugera ayo masaha musoreza, ngo ariko inzara yiba yabishe, ngo nta kurya kuba guhari. Reka barabesha kabisa. Biriya bintu barabesha. Bivuze ngo ibintu bavuga byose biba ari ibinyoma. Turarya saa 6 nizigera turarya. Nago turi inzara kabisa. Rero niki wabwira abantu bumva bafite izo mpungenge zo kuba bajya muri sinema nyarwanda? Ni ikintu nshobora kubabwira rero, nshobora kubabwira nyine baze bakine. Filime ni nziza cyane ni wishyiraho umutima, nukuri ikintu ukishyizeho umutima. Biriya bintu ni byiza cyane cyane ku filime z'abanyarwanda, buriya ni byiza cyane. Ariko ntabwo nakubajije, uri mariye cyangwa uri
kuko hari umuntu ushobora kuba ari kureba ikiganiro akavuga ati uriya mukobwa buriya oya njyewe ndi umukobwa. uri umukobwa. Ubwo murumva ko rero Vision Production bafitiye ibyiza byinshi nk'uko nababwiraga, n'ushaka n'umugeni nawe yagira sibyo buriya, nta kibazo. cyangwa nanjye buriya twareba nawe kandi nawe kandi. Hanyuma se uretse kuba wenda ukora muri Vision Production, hari ahandi hantu waba warigeze kujya wakorera ku ruhande kugira ngo urebe nimba byo wenda baba bakora kimwe no muri Vision? Muri Vision bitorana wahibuje mu muri filime, mu bijyanye na sinema. Hari ahandi hantu wajya gukora nyine muri sinema kugira ngo urebe nimba byo wenda. Oya pe nitabeshe ni bwa mbere kubijyamo. Nanjye sinzi ko nahise ndi mu bya filime kubera kuva ubwana bwanjye nari nikunda ibintu bya filime. Ukunda ibintu bya filime. Abantu bashobora kureba kino kiganiro bashobora kumva utari kuvuga ikinyarwanda neza, akavuga bati uriya muntu watubwira neza ahantu uvuka. Njyewe naravukiye buriya nishobora kuvuga muri Kongo baranibyariyeho, ariko hano mu Rwanda naragezeho nikiri umwana mutoya cyane, nabo ni abantu barandeze. Muri Kongo baranibyaye, mu Rwanda rukanirera. Muri Kongo barakubyaye, mu Rwanda turarera. Kandi mu Rwanda turera neza. Mukarera neza cyane. Mu Rwanda turera neza. Ijambo rimwe rero kuri Vision Production. Gira ikintu uvuga kuri Vision Production, ubona ko nyine hari ikintu ikumariye kuri wowe, wanashishikariza abandi kugira ngo baze bisange. Ni karibu kabisa mu filme, turakwakira neza, ukaza ukakina nta kibazo kabisa, ni karibu kabisa. Murumva neza rero yuko muri Vision Production ntago ari abantu bajya gukora ibintu ngo bajye kubika, ni hamwe mu YouTube channel zikora ibintu bigahita bisohoka ku kanya, ugera mu rugo byagezeho. Bahita bakora ako kanya kuko ibikoresho birari, sibyo bajya gutera ku ruhande. Yewe waba ukeneye kwiga mashini, waba ukeneye kwiga gukanika, waba ukeneye kwiga gukamera, waba ukeneye kwiga gukora iki, muri Vision Production ibyo bintu byose turabikora.